mwese mukurikiye Akanigi TV, nkaba nitwa Imana Joseline, nkaba ndi umutoza w'umukobwa utoza imbyino z'abakobwa z'umuco nyarwanda. Uyu munsi rero nabateguriye imbyino bita umushagiriro, ikaba ari imbyino igizwe no kugorora amaboko neza, kwikunda no kugorora umubyimba. Ibyo byose bikaba bigizwe no kuranga ishusho y'umukobwa w'umunyarwandakazi, harimo no guseka. Ibyo byose bikaba bituma umukobwa iyo ari mu ngamba nshya akaba yizihiwe no guseka. Murakoze. Rero tugiye gutangira dushyire mu bikorwa imbyino nababwiye y'umushagiriro, dutangira mu kunoza amaboko, tugaragaza umubyimba no kwikunda ndetse hamwe no guseka kugira ngo ugaragaze kwaguca ko mu maso. Rero tugiye gutangira dukurikirane ya mbyino nababwiye kugira ngo tubashe kuyikurikirana ikirenge ku kindi uko bigiye bikurikirana. Koresha ibirenge tubinoze neza, kandi ikirenge turabanza iburyo tujyana n'imoso, turatangira ku kirenge cy'iburyo dukurikizeho icy'ibumoso. Ubwo turagenda tubara ikirenge ibumoso iburyo, ariko dukora umubyimba tuwunoza neza dukoresha mu mayunguyungu, ari nako n'amaboko tuyajyana duca bugufi. Turatangira twikunda, turatangira tuzamura intugu. Ubwo ikindi kigiye gukurikiraho tugiye gutangira ikirenge, kandi turatangirira ku kirenge cy'iburyo. Ubwo twagiye munkurikire murebe neza ibirenge uburyo bikurikirana n'amaboko, murebe uburyo umubyimba umuntu awugorora. Ikirenge tugiye gukomerezaho ni iki tutangiriyeho, twagiye kandi ijosi ni ukurigorora, ukajyana amaboko uyajyana n'umubyimba. Mwakoze cyane gukurikirana Akanigi TV. Iki cyari igice cya mbere cyacu cy'umushagiriro. Tuzongera duhure ubutaha twiga ikindi gice cya kabiri cy'umushagiriro. Mwibuke gukanda hasi
kandi iyo video muyisangize n'abandi nabo bige. Murakoze cyane, mugire amahoro.